ubusa hari umuntu ubwiye wenda nka Fanny kamuga ati Fanny abizi ko naguteye inda Fanny abizi tariki zinizi warabaze Fanny urabizi iyo wabyariye Fanny uramukugiye kwesha inda na BRAIZE kuko muri abasitari muri abo kuri YouTube ngiye ntazwe uzibeshye Fanny aramutse akwanye gukoresha DNA wigeze ubwira mama wawe se ko wenda ufite umwana kamenye ko afite umwuzukuru bari nyine biragorana ku kanya kubera ko urabizi Fanny na ba Madiba baragurukaga kuba yaza okay yamunyandikishijeho ariko ntabwo ndi successful 100% ko umwana ari wawe impeta ruwanjye ntabwo ndabikomfaminga ariko namwe mujya mubimenya burya ngo nyine urumva nizo dushaka rero DNA ubushobozi reka buboneke yamuyizera mutese urumva yo bavuga ati BRAIZE na isyaka BRAIZE na isyaka none ari umuntu wambwa ati nakunda buryo BRAIZE gukubita so ati shati kumbi nta nimbaraga ugira nkamugaza ko navuga ni mu kazi shanje kurwana n'umutumirwa urumva we ntabwo twakubreming kubera yuko wowe nyine wazaga yenda ushaka ayo makuru nk'akazi kawe nyine kandi ngiye ugasanga nyine kubera ko ari life yanjye mfite ibyambabaje mfite iki ugasanga nyine turi gusera ariko nyaka ko nta mutima muri twese turano abagabo turaganira tukavuga duti bira nyine BRAIZE bimere kuko n'ubundi utawe uri umuntu n'ubundi vuga ni respect bigenze tugene no kuri ibyo nabonye warahindutse Fanny yarahindutse amahane ariko mu gitabo cy'amateka ntabwo bizavamo nyine urabona umugore w'amahane Fanny umugabo w'amahane BRAIZE isyaka Fanny nyine ikiza ayo ni amateka umuntu aba yarakoze ariko nkeka ko impamvu tuba twarahindutse tugafata umurongo umwe nuko tuba tuvuga duti noneho ukuntu abantu badufataga tubereke yuko atari kuvuga ngo twe niko nyine ibyabiduteraga byari bihari niba yenda ari abagore bagusaza barahari nkeka ko iyo baba badahari ariko ubu ngubu umuntu aba yarafashe umuntu akavuga ati niba ari umugore umwe waribarutse ufite umupeti bimeze neza ukagenda mu murongo wa fresh ukaba umugabo ukamenya inshingano zawe nubwo zaba zitari successful nyine ariko yego BRAIZE tugende ku mateka y'ibyakuvugagaho byo wanyuragamo n'aka kanya hugeze urashima ikimana igihe ngiye mba nashaka no kuvuga kuri life yanjye niyo mpamvu buri bubona nyine ndi umuntu nyine gutujemo ariko umeze nk'umuntu nyine wiyemeramo kubera ko nyine kwemera byo ndabizi sabre uriyemera fo mane uza ko umukobwa nta mujyana kuzagutera abantu bose barabimuriza impamvu se mane njyewe nimereye nyine njye warubizi ko njye ngira depression ukuntu nimereye kubera depression kubera nyine ukuntu njye nimereye Imana kubera nyine njye ndi umupeti wihirinze wababaye waciye muri life mbi urakumva Imana iza kubihindura nkaya ndirimbo y'umusani bitazi iyo uvuririmba mu ngo abantu nyine umwanda ugasanga nyine abantu ukuntu bagufata cyangwa nyine ukuntu abantu bagufata yenda ucitse n'urugero nyuma y'iteye imbere suzubize ukuntu abantu bashatse none nyine kugufata nyine kandi wavurikiye ibintu byawe niyo mpamvu usanga rero njye nifite amakira kintu njye ntabwo njya guhuza n'abantu nyine ni ibintu bindimo ni character zanjye rero bira boromani ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu aba yiyemera ahubwo hari ukuntu nyine abantu wowe udashaka no nyine ntabwo nkunda ibintu byazagara cyane man bari barimo barabimbaza ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ubu ngubu uko bimeze ndashimira Imana nyine n'abantu bakenya nkamwe nyine kuko njye ntabwo nabikubwiye ejo bundi tu ntabwo nakishaka ngo uvuge ngo isyaka ngo twarwanaga ngo bize gutya ariko nubwo twarwanaga hari ikintu wanyerekanye werekana wundi we kugeza ubu ngubu none mbeze neza nyine ushaze gushima ko ari wenda ari byo nagufashijemo kuvamo no kugera aho wageze hari byo nyine nyine kwita yenda kuri life yanjye kuva twamenyana cyangwa twatangira nkuko waje ngaragariza Abanyarwanda hari step imwe navuyemo njya mu yindi ntabwo navuga ngo hari mbi kuko niba hari ntabwo yaba ihari ntabwo twari kuba twicaranye ubu yaba dufitanye amabifu ntabwo twari kuba naje no kuri ngiyi yacu rero nicyo nshimira Imana nanashimira abantu bakenya bagenda batwitaho nabo ngabo bavuze bo hanze barahari ntabwo bari tunabashimira nyine umuntu wifata akavuga ati yenda risaka ndamukunda tukavugana BRAIZE ndamukunda nibyo tuba dukeneye so nkeka ko none n'abari abantu tera comment bari abakunzi bacu kuki umuntu atera comment mbisa akagaruka nuko babizi ko nyine aragukunda ariko ibintu uri mu murongo uri ntabwo ari fresh bira byose byagiye biduhindura Imana ubu ngubu nta kintu ngiye nakicara nyine ngo mbreminga Imana cyangwa abantu banjye meze fresh okay kuri BRAIZE na Fanny gahunda bafite yo kurera umwana wabo agakura no kwibagiza iby'amateka y'akahise niyihe so Fanny urabizi we nubwo nawe yahindutse ariko ntabwo arahinduka successful amuza bahane ye biki urumva we ni umuzunguzayi ngenda cyara aho ngaho nyine nanjye ntabwo yenda ubu ngubu umeze neza ariko nabicira nyine byadanje ngo mvuge ngo nahita mwipevera ku kanya ngamushyira mu mago ariko ndagerageza so nicyo mba nsaba Imana nimbona ibiciro n'ubundi bya fresh nkumva nyine undi successful nshaka kuzamugira umugore ngafata umurongo umwe urabonye ko mfite umupeti ni mutonya umupeti w'amezi 4 bari mutonya atanu ngafata umurongo umwe nkamwitaho
byabona ngombwa tukabana ndetse no kuvuga ngo nimwitaye ngo ari hariya nanjye ndi hano ubona ko ari umugore wanjye byaba ngombwa tukabana. wigeze ubwira mama wawe se ko wenda ufite umwana kamenya ko afite umwuzukuru? Mani nyine biragorana ako kanya kubera ko urabizi Fanny na ba Madiba baragurukaga kuba yaza okay yamunyandikishijeho ariko ntabwo ndi successful 100% ko umwana ari uwawe impeta ari wanjye ntabwo ndabikomfaminga ariko namwe mujya mubimenya burya ngo DNA nizo dushaka rero ubushobozi reka buboneke yo muyizera mutese urumva yo urumva ntabwo umuganga kereka wamaye ruswa kandi ruswa mu Rwanda ntabwo twebwe hari ikintu andi bavuga ngo urugamba ndwanirwa n'isumba byose yamaye Imana. Urumva urugamba ugomba kurwana habamo kata, ariko iyo kata hari nyine Kinyarwanda nyine I know ariko biterwa se urumva ntabwo urumva okay mu Rwanda ruswa yaraciwe ariko nanone hari abantu bakigena nabo ariyo mpamvu leta y'u Rwanda ihore bafata ikabata muri yombi kandi ruswa igomba gucika ariko ibayeho yo kuba wenda umuntu afata BRAIZE yamenye ko umwana atari uwe navuze ko ari uwe bizaba ibindi BRAIZE none bizaba ibindi bizaba amateka reka nyine muri kata wasanga gusa icyiza urumva nyine isangewe urumva abagabo turarengana byatari abagabo turavunika ugasanga abagore bagiye gukina mu bintu byacu cyangwa bari kudukiniraho kandi umuntu yarababaye. Urugero niba yenda umubeba urumva uryamanye n'umukobwa uno munsi umutenda yenda suppose ndayimuteye undi araje nawe bararyamanye yewe nani yamuteye gusa bararyamanye bakore yendaho ubundi inda yagize gute yarinje ubundi wowe ntabwo umugore azakubwira ngo aratwite cyangwa umukobwa ngo umubwire ngo hoye ubizi ko neza warompetse kandi warompekeye ntabwo ibyo bibaho n'ubundi nararompetse n'ubundi uraheza uvuga iki uyu umuntu w'umugabo nyine kugira ngo udatera rwasirera kuko none niba bigeze uravumiriye urumva niba umuntu mubigenze gutyo muri babiri umubebe akabyara yemerewe gushyiraho umwana washaka kubera yuko ntabwo nyine we ntabwo uzi umwana niba ari wawe cyangwa atari wawe we niwe ubizi kuko ari nyina umwana amenye na nyina rero icyo gihe bibaye wowe utuzamo ahubwo ukamenya bwa bwenge ukavuga ati se ko naryamanaga nawe akajya kwa Madiba cyangwa n'ahandi wayi note none njye nafite DNA none ngakomfaminga niba yaranamunyanditseho nkareba niba ataragendeye kuko umeze cyangwa ku bushobozi wowe nyine ugakora inshingano zawe ukaba umwihoreyeho uyu umenya ukuri nyine umenya niba ari wawe cyangwa atari wawe bikata birangiye. Ushatse kuvuga ko bamwe na bamwe bajya bavuga ngo uriya mwana si uwanjye uriya mwana ntabwo rusa uriya mwana sinamubyara icyo wumva kiba ari cyiza no gukoresha DNA icyiza kugira ngo mwese urumva abantu baba bari mu rujijo nawe ubwawe ubizi nyine urumva njye mba mbizi ko nyine byibura hari ibyabaye yajyaga hano akagaruka hano urumva nyine kugira ngo bikomfirime neza ngomba gukoresha icyo kintu. Ubusa hari umuntu ubwiye wenda nka Fanny kamuga ati Fanny urazi ko naguteye inda Fanny urabizi itariki izi n'izi warabaze Fanny urabizi iyo wabyariye Fanny uramukugiye kwesha inda na BRAIZE kuko muri abasitari muri abo kuri YouTube ngiye ntazwe uzibeshye Fanny aramutse akwanye gukoresha DNA wabyakira ute ni uburenganzira bwe burase nabwo ibyo bizamo uburenganzira none kuki bita uburenganzira bwangize bwawe butazi waramukoye waramusa niyo kandi wanamukuka musaba niyo wamusaba ukanamuka mwanasezerana umugore bati simbishaka ku buryo mutaburana se uburenganzira se ubwo se wanze nko wenda urabona ababebi bajya bagira ikiso ugasanga nyine ngakorega ngo ntabwo warize umwana cyangwa muhura mu miserero bya dada wabikora gute nge niba nsabye ko nshaka ko bapima DNA uri kumva umwana ngagaragaza ni ari uwanjye cyangwa atari uwanjye kuki ubwo burenganzira njye nawe neza ko cy'umwana abo umugabo afite imyaka 7 umugabo se naho twatekereza ubwo muri iyo myaka abakiri umugore ahubwo wenda mu myaka 7 nibwo wenda ushobora kubateka mfata ubu ngubu umupeti n'uwanjye ntabwo mwihakanye nk'uko Fanny nawe adahakana ko ari uwanjye ariko ni 80% ubwo vene urumva ndacyashidikanya tunakiviwe. Ibyiza rero wenda nakwifuriza no kuzajya inshingano zose z'urugo inshingano z'urugo mana zagomba kubahiriza ariko ngo nyango umwana kugira ngo wenda ngo umenye ko umwana musa nuko wenda mama wawe cyangwa cyangwa ashobora mwana no wacu bajya babivuga mwana no wacu bavuga bati ngo amazuru bike ariko kuvuga ati ako bera bintu ngiye mbona amabyo ngo amazuru ngo ukarisha ngo ukatize n'ishiti umwana w'uruhinja rumureza asa nawe umwana w'uruhinja asanga buri umwe wese asa na buri muntu abana banyitirira ngo dusa ngo n'inzu ariko man bro bari n'inzu bro uri inzobe nese abana bose bari inzobe ahubwo abapeti bawe bo munasa bro cyanda rebye manje umwana w'ubwami man wowe abapeti bawe ni neza hanyuma BRAIZE uraba urugero rwande cyangwa rwabande
urumva musura ugezemo nziza ni nk'abandi ubona basigaye kuba waba urugero rwiza baba urugero rwiza kuri wowe abagufataho urugero rwiza ngiye kugaruka kuri Oliva na Burundi niba bivuze isanzwe uvuge nabi it's okay ariko nyine ese nashaka amutera inda nabariya nabo urumva nashaka amutera inda naramutera none igihe cyo bibaye nta mpamvu yo kwirwa muserera mupfu busa mwicara hamwe mugacoca ikintu mukabigana nk'abantu bakuru bora mukazikemura kabisa nafata nta cyabaye yego gukora mu icupa mubagarika gushyira he ajya mu mbwa reko bana mubagarika gushyira mu icupa none urabo yarigeze Imana imworeze uramuvandimwe bana abantu banywa inzoga bazaziga okay ari igihe inzoga zigukontorora n'igihe uzikontorora iyo ugezeho inzoga wizigukontorora ni ikibazo gikomeye cyane ko iyo ushoboye inzoga kuzinywa it's okay nari kuko hari abantu benshi tuzi n'ubundi banywa inzoga twese ntituzinywa ahubwo hari urwego ugeraho mari nyine wowe ubwawe ukavuga ati wape kabisa ntabwo okay kare gaciyemo abazagufatiraho urugero rwiza kuri ubu ngubu batekereza BRAIZE bakera n'ubu urugero bazagufatiraho kuri ubu ngubu narahindutse waravuze ngo Niba ngo Burundi ntabwo bivuga agiye kubyara amana agiye kubyara kandi Imana izamufashe inshingano zose nk'umuntu mwakunda mfite na gahunda nta nubwo ari no kuvuga ngo njye mfite iby'amagambo uzamwishyiraho kamera yo kumusura okay se uzashira iby'amagambo Niba ni sister wanjye abavandimwe ni umugore wanjye bro njye I promise ntabwo ari ukwikina njye nzaguhamagara njye tujyane kwa Oliva nabyara uko nzabimenya kuko turaganira cyane tusigaye tuganira njye nta kibazo reka mfitanye n'abantu mana twaricaye turabicoca turabikemura njye nta kibazo mfitanye na Oliva n'umupeti ubu ibintu byose bimeze neza reka byare uri kumva none nibwo muzabona ko ibintu mwanyikagaho cyangwa uburyo mufata man harimo different bro saba wenda nawe dusanze ari wawe haciye nta rwango ruhanyura simbizi nimba arahaciye ariko nimba arahaciye nta rwango ruzahanyura nabihakanye turabiveho okay BRAIZE aka kanya ndabizi ko ukishakisha ariko ugomba kuzaba uri mu rugo rwawe uriya mwana wenda ubana na FANNY umwana utagati papa umugati cyangwa amata urumva n'ubushobozi biryoha ngo biraryoha cyane oya usibye no kuvuga ngo biraryoha mu rugo bazi ko n'ubundi mba ndi kumwe nawe naba nkatinere nk'akapepe nkumva kabisa binduka umutima ariko nicyo nsaba Imana ntabwo ndi wa muntu ntabwo ngenzi uzigera mbona naje kuri kamera ngo nge nshaka kumufasha ngiki wapi kabisa ariko nyine ndi umuntu ngomba kubyipevera Imana nibishaka nzabigeraho kandi mbikore kuko nanjye nicyo nshaka uko njya naramubwira kabisa ndabimubwira ati tunabiserera urumva baba bashaka kukwirwa muri Kigali ngazunguza ahubwo twafashe time tukigira mu ntara tugakora nyine aka business gatonya nk'abantu tutitawe akacyita ngo nyine ngo uri umustar ngo kandi bire boro ntabwo ubustar so abushyira mu nyine cyo nyamubwira we ngo abayumva kuba i Kigali ngo ntabwo yayivamo nkibaza i Kigali abantu babaye naramubwiye ngo ubona mu ntara n'abantu tuzi babayeho neza kurusha b'i Kigali uza abantu i Kigali mani babayeho nabi ni benshi cyane benshi hari rero abantu bajya nyine bitiranya ibintu ugasanga aho kugira ngo ngende i Kigali mbayeho nabi najya mu ntara nkajya kubaho neza mwana nicyo njya mubwira ariko nyine abagore bazi ubwo dushatse kuvuga yuko abantu baba bashaka kurambira Kigali cyane nta bushobozi buhari ntaki bajya no mu cyaro gushaka n'ubuzima yego wajyayo mwana kugira ngo erega life i Kigali itandukanye no mu cyaro mwana se sibyo ushatse no kuba yandimba ya Magide Black ati Nyabarongo bazakorera remix bavuga ati ahubwo Nyabarongo bayirenge kuko bayirenga ari benshi umuntu aranywa akaryama urabona amazi so BRAIZE tuba tugakomeza twiganirira hari benshi kuri iyi mihanda kuri izi YouTube twagiye dukorana nabo hari abagafasha Jone nabivuze umwe aranera amabuye ntabwo muvuze aravuga cyane pe hari abagafasha kandi ngomba gushimira mugakanyura ratukuba ati ngiye BRAIZE wa kera ntabwo ari wowe ngubu ati siyakara wamvanye nawe wangijije hari n'ibyo nahindutse hari n'ibyo nagezeho aho ugasanga wenda umuntu wenda ukoze nk'ikiganiro wishimiye uburyo bakoresheje ibiganiro bamwe na bamwe byagiye bicamo agahita bati we agahita no gutwara kuri nyoko hari ababinutse ati wakoze iki abo twabavuga icyo abandi bibagirwa vuba okay njyewe
njye nicyo nakubwira ukuntu duteye nyine hari igihe uba uzi ko nk'umuntu ari umwanzi wawe cyangwa ari umuntu ukwanga kandi ahubwo ugeze nko mu bibazo cyangwa ugeze nyine muri situation nyine bigaragaza ugasanga ubwo yenda niwe ugaragaje yuko nyine nta bintu byadanje akagufelicita man ikintu njye navuga bro ntabwo nzi impamvu ubundi baravuga ngo utamenye yava ntiyamenye yajya ntabwo ari ngombwa kuba wese akahamagara ukavuga ngo BRAIZE man cyangwa guhamagara ngo ndaburaye ngo mu igihumbi cyangwa ntabwo ibyo ngibyo ari ngombwa nibagirwa ko yenda n'urugero wankoreye cyiza afazari nakubwira ni yenda turakora natwe kuko mu kazi cyangwa abantu iyo babana ntazibanye zidakomanya iki amahembe yego iyo bibaye rero ntabwo nzi impamvu abantu bakunda kwita ku bibi kurusha ibyiza umuntu yamukoreye ntabwo nzi impamvu abantu bakunda ariko ikintu nabwira abantu mani niba umuntu uzi ko hari aho yakuvanye akagera aho kugeza ntitukiyagareho mani yose nudashimira umuntu ariho zamushimira yapfuye nge ndaguha urugero bro nge nabikubwiye mani cyane bamugenda kenshi gamana nakora SMS kuvuga ni imani bro ntabwo twari sinari nyikora kuri Kigali trend nawe ntabwo wari ugikorera ndakubwira mani kuba wakoze zino ball ni fresh man hari ibyo wakoze umuntu w'umugabo ibyo wakoze warabikoze cyane no kubikora n'ahandi ushakishe kuko akazi kawe uragashoboye abantu baragukunda turagukunda rero ntabwo ngiye ya n'amahirwe nishimye byanjye rero ntabwo nakishanga mvuga ngo hari abantu umuntu wese ngiye wagize uruhare kuri kariyeri yanjye cyangwa wagize undi ntabwo nabura kumushimira abantu bose ngiye nyine twahuje ari bake nari mwebwe ari bandi hano nari n'abadani barabaza Kigali train nako Kigali 250 nibo bantu batuzanye rero ngiye natinyuka kuvuga ngo umuntu ngo ntacyo yakoze Okay, turacyaganira na BRAIZE muramuzi ko ari BRAIZE wa FANNY baracyari kumwe bibarutse umwana rwose w'umuhungu ibintu bimeze neza yarimo kumbuye yarimo araganiriza abakunzi ba Kigali News 150 ariko nanone hari abajyaga bamusaba BRAIZE ameze neza n'abari bapambe bameze neza nuko nawe bajya bagusaba ariko bamajya bavuga ati saka y'umucya muri icyo cyo ngenda bivuga ariko ngerega nkuko nabandi hano okay nshobora kubivuga yenda umuntu turi kumwe nabyishimira ariko usibye ko ntabwo yakaba kubyishimira ariko nyine ngiye ntabwo nabura kuvuga ngo isaka imeze gutya ngenda bivuga kabisa aho mbishoboye manenga umuntu reka munenge muri cyo kiganiro nzikankurikira zabyumva ye nkunda kunenga ariko nihagene n'ikindi gihe kizagera nzabivuga kuko narababaye mana ari umuji urabona abana barakubagana umwana akubagane kanange message araza kuyumva umwana ari kumwe na cameraman wanyineze tugendana muri staff tujya muri pause arimo arisaidira umwana mugera ashaka ko basangira man isaramu bwenge ibyo bigiye kurya biragutera mu nda kandi n'umwana umwaka n'amezi hafi nk'8 yamukubise urushyi rw'abantu b'abagabo rwa danje twe turimo bose baromye wa mwana yandirimbo mana byaramubaje kuvuga biranga kurira biranga ndwana n'umutima n'abaye turi kumwe n'umugore wari mu kureba ariko uwo munsi yagize amahirwe kuko iyo mfata ku video nari mu gisiba ariko yagize n'amahirwe iyo mfata na video man umuntu ubungu ahantu yari kubari ni Imana ibizi wa muntu rero wikibage wavuye webagirwa n'abakugiye neza arumva ngo wumve ko ibyo kimwe cyose cyarangiye ntago birarangiye kuko niwagira miliyari man uvuga ati ndashaka miliyari 2 nundirega amafaranga man n'umushyitsi kandi amafaranga we niyo bagwa miliyoni 100 man hari igihe nyine abafite trillion bazi no hari igihe wakenera n'ibindi bintu atari kuvuga kuko amafaranga ntabwo ari byose burake ikintu cyambere n'abantu hari abantu babyitiranye bintu n'abantu yego iyo ufite amafaranga twese twagiye tuyafata turanayafata make ariko ntabwo amafaranga hari igihe wowe ufite n'amafaranga ariko ukumva nyine ukabona hari ibindi bintu ukeneye atari amafaranga nika ko ngungu niba adafite kwita kuri famille cyangwa nyine afite kwita urumva ni n'uruhinja n'umwana bro nyine abantu batagira ubumuntu batagira urukundo man gereka mubwire papa ngeze kunkwera akantu kera yari tabarukiye Imana muryamisha heza ariko yari inzapfa urumva nyigatekereza ariko nyuma nageze nabati mubyeyi wanjye ndakwaba riryamire mu mahoro nura mu mama nura mujama rero azasaba umwana n'umugore imbabazi nanjye azasaba imbabazi nakubwira nyine ikintu nakubwira ko wowe uri umuntu w'umugabo kandi ntukapfane Imana ijambo ndarivuze Imana uzamuganirize Imana ubwire ati bro araniyumva azanshake Imana none byarambabaje ate n'umwana wanjye inama namugira nareke nyine kumva yuko nyine famille korega naje gusanga isa gushaka gufata ikintu cyo kujya ubwabwo kurongora ukabyara hari inshingano ufata bro ni ikintu hari ibyo bavuyemo hari ibintu wigomba kugira ngo ubashe kwita kuri bya bindi
rero niba ukiri wa muntu wumva ko uri umusitari cyangwa ubufaranga bukomeye ariko ubusitani ni iki? Ubusitani ni ikofi no kuba cyane cyane ubusitani no kubana neza n'abantu no kugaragara neza n'abantu no gusenga Imana. Icya kabiri ni amafaranga, kandi amafaranga yo kuyabana neza n'abantu biranafasha byarega cyane. urumva mbese umuvandimwe ko yambwa ati saka ndakuremeye kamera, ndakuremeye mashini, ndakuremeye mikoro, ndakuremeye ibiki n'ibiki ndanamuzi twe twahura se amaso ku maso. Abavandimwe baracyahari. Igihe mvuze ibyo biporo bitaribuka nk'umuvandimwe wita Samu nyiri Imana ari ukuntu umuntu we man niba ukunda umuntu nanone tujye tubigaragaza man niba ukunze umuntu mubigaragaza reke kujya wicara kuko rega abantu ntago twangwa na bose ntabwo tunakundwa na bose so urabizi ibyo ngibyo. Niba wanga umuntu nyeka ko igiye kwanga umuntu hari ibintu ugenderaho ese undi usanze atari byo kamakuru abeke cyangwa uko bubone umuntu agenda gusa utazi ibyo usanyeka ko nyine abantu tujye dushyira mu nyurabwenge kandi ibintu nibikatukongoza Imana ibintu dusaze twumve ko ari umuntu ari ngo bene Adamu sio batu kikuwa na shida utaona. Bene Adamu si abantu nuramo kugize ibibazo uzababona kandi njye narababonye. None warabibonye ukuntu umuntu abona abantu atiwe yirukanga. Abantu bose twirwa tubona imihanda batubwira ngo aragukunda ngo ngiye ngo ndi yawe ngo ngura icupa. Wabonye ko noneho hari igihe ugeramo wamusaruka n'amagaga ubwa ngo buretse ndaje muvugisha. Akurya agaruya sini. Bro isa tubivuga kubera ko wende mpamvu nari nkugaruye urumva Blaise ushaka kuzana n'undi muntu bagahita batikurikirana gutya impamvu mbivuze nuko twese mani Blaise nyirakoresha abantu ibiganiro bagera muri hafi miliyoni ngira ngo barimo baranarenga benshi na benshi ariko muri abantu kandi arabo wagiye ugira neza kuruva twese bamwe barashatse twese ntabwo tugira abandi barashakwa abandi barabyara abandi abasore warabyaye n'abandi barabyaye abandi narashingiye ariko n'abandi bakanyitura ibindi gusa nani inzira buri wese ni uruziga kandi rega ikindi kintu wamenye mani sa abantu bose n'ubundi urabihorera isi irababwira ngo wowe mwihora we kazenguruka harya asanga wa mugani hari igihe utekereza ko avuga ati se wa mugani niba okay kangurira buriho gato jewe mani nyine nitangira ibintu byo kuri kamera ngira uko natangire mu bishego nyine ibishego byadanje nta n'ikintu bamaze none se niba utangiye mu gishego unubundi ushaka kwiyereka abantu ushaka kubagaragaza FANNY cyangwa ufite icyo ushaka sibyo kuko twagiye tubirana hari ibikorwa natwe twagiye dukora byose man umuntu akakubona nibwo warahereye harahirya undi muntu nawe akagufata agakomeza akakugeza mu wundi nzira urumva n'ubundi nzira imwe uri guca rero iranzira uri guca imwe niba abo bantu nyine hari ubuzi wabikozeho umureke nyine iyo nzira ujya wibukunya mu bwate ariko uramusenera agakoze my respect you. Okay Blaise reka turimo turagera ku musozo w'ikiganiro urabona inyuma yanjye barabatumirwa benshi Imana bose abantu bawe bose reka tuzakuze abonye abapambe hari none urimo kudekora abandi ku ruhare uri abana bafite bazo bakanitera makeup barayango bazabazana n'abari kuri Elize ikintu kimbaza cyane se kutagivuga ngo kamera bari neza oya ikintu kimbabaza oya arabizi Imana bigana byose arabizi onye kameraman w'umuntu ni umuntu w'agaciro tefe burashatse ibintu byose tuvuga yahita bikupa kambwa ati no nyine abantu batazi kiba cyabere hano nyine umuntu aba yatunguwe ngira hano bisigaye tesha makeup man babonye fresheri abakobwa wanjye batemerwa barabanza ahubwo bagiye nanjye nzajya nkomeza bikurikirane kereka baba ni natunguye ariko abona tumatana za makeup biranunguye bisema ariko ura muntu nzamushyira umunsi nuko ayo mu kiganiro bamushyiriyeho kandi buri wese ari byabashe gutangaza kandi gukora abantu bakomeza bagushyigikire man ni fresh ntacyo dusoze ku kino kintu kigiye gute Blaise hari umukobwa waje hano yarisaje abana cyagiye bigeze no kuntendeka abasaza be hane urumva nzamutumira mu kiganiro aze nagiye kumva numva ngo yarakubaningiye yashaka kugukuraho uduceri ngo umudiaspora yagwaye ngo avuga ko wamuteye kandi ntandatwite ukuntu byagenze ariko baze no kwihagira ariko amafaranga yarayariye baze no bamuhaye muri 300 bamuhaye yashatse kumfungisha biranga ahubwo ikitangaje nuko nyine wamugana nakijijwe ubundi nkuri umuhamagara nanjye ngamusangana fight twakora ni wakira twata dusura muri bya bintu byacu kuko najya unuzavanga amazi kuko urumva umuhamagaye man nyine ni ikigo ryarambabaje byatari usibye ko nyine ibintu byose bakugira ngo tubyigiremo asundi ufite nimero yiwe abifite muhamagara wowe
twamwihoreye urenge mete nira okay ndaza kumuhamagara inbox nze kumurikodinga numve gahunda uzamuga ukodinga babyumve naho bebe yaramemukiye ku buryo we no kumbona cyangwa tugahurira ahantu gutya yahita yirukanga kamera mukayikora we na Elize akakubwira ati mbabarira akahita agenda akinsanga isi yamani umuntu hari igihe ahemuka nawe ubwe nyine bikamugiraho ingaruka gusa ntabwo wamubraminga ariko niba amana uhemutse icana n'umuntu muganire umusabe imbabazi umukemure ibibazo najye mureka kwirwa ujye hariya uvuga izawe ngaruka nanjye mvuge ngo kiriya gikora ananakubeshyire cyangwa nakubeshyire mwicare bwanyu mu biganireho mubikemure mumenye ibyanyu nk'uko abantu batari bazi ibyanyu niba barabonye mushwana n'umugaruke mubereka ko nta kibazo mufitanye boro zirangire mani ino showbiz mani ibintu biranambabaza cyane tubivuga so Braize turimo tukaniye ku musozo kugira ngo gahunda zindi zikomeze hanyuma agira icyo wibwirira abafite bawe n'akanamiro ka telefone gatambike ama ntarebo gukene hano ntakiba wazivuga gatanu wazivuga kanga ye nta kibazo mfite ya icyo navuga ntabwo umuntu atatanga nimero gusa ikintu navuga yenda ndagushimira ndashimira n'iki gitangazamakuru cyawe abantu Kigali News abantu bagushyigikire bro kuko n'ubundi akazi waragakoze ikintu cyari kutubabaza nuko twari kukubura burundu ariko kuba uhari biradushimisha byatari so courage ibintu ni fresh bakomeza gushyigikire dufite abakunzi benshi turabakunda natwe kandi mwomeza babwire nyene ukunda umuntu bigaragaze ikindi nababwira turabakunda byatari kazi akanimero subiriyo nimero shawa kababwiye bibirya bakababwiye hari wakubuze mara akanimero gusa yakambaza nkakago nkakamuha nimero wanayitanga mwana nzakaba uzayibaye nare ndakumwizera se twaba ibintu ibikorwa twakoze n'ibyo tugikorayo nyine n'ubundi ibintu byacu ntacyo bitwaye n'ubundi bahawe batuvanye nabo batugejeje hari naho natwe twavandanye twese araho mwabavanye naho mwabagejeje twese kuko nta musaruro bari kukuvanamo ntabwo ari kubukirira rega ntitugafate ngo uri umunyamakuru ngo ngende umutumire ufite icyo umariye nanjye mfite icyo kumariye baragushakamo views ntihari icyo ushaka nawe urabashaka nende nawe iryo jambo niryo riri gusa icyo navuga cyo kuba wavuga gutyo zose ni za Kigali kandi zaduhaye ibintu byiza uracyanabitanga gusa nyine ikintu nabwira bakomeza badushyigikire kandi sawa cyane urakoze bre urakoze mani sia murakoze namwe mama kurikiye Kigali News 500 nani kumwe na Braize ni umusore rwose umeze neza kuri uyu munsi ameze neza yaribarutse bamona rukwe turameze neza ugapano ka fresh kabisa kusa fresh kwisheni tatuwaje ingofero rinete rwose iminyururu mwizo simeze neza nitwa ceke cu udakina n'abana ukina n'abanyina ni Kigali nabikoze man nabikoze nago nabyibagirwa Kigali News 25 ciao ciao